Wagwan, my people, wherever you are. It's Waliver again, and this is Waliver TV show. Uyu munsi rero twaje gusura ahantu mutasi, hano bita muri Kimeza Miryango. Hano hantu abantu batahazi niho nakoreye shooting yanjye mfitanye n'umusani bita Fanta. Bana twayikoreye hano kabisa. Hano hantu niho bita muri Kimeza Miryango. My brother, umeze bite se? Ni amahoro. Nari maze kuvugana na Jadon. Nyine njyewe ni content creator, nkaba ndi n'umusani, njya nsura ahantu hatandukanye nkahereka abantu bakurikirana channel yacu. Ubu namwe twari tubasuye ngo mutuganirize ku bugeni bukorerwa hano, ku buryo niba hari n'umuntu wazifuza kubasura yazabasura. Karibu, nta kibazo. Cameraman, dukurikire ariko nawe waza ukaba utuganiriza ntari iki gice kiri kuzamo cyose na view, nushaka unanyigire bana, ibi bintu byose ugende ubifata. Reba aha hantu mwari muhaza mwe, iki gisimba mwari mukiza, bakita urutoni papa. Reba hano wallahi, abasani bush. Hano hantu ugomba kuza kuhakorera akavideo, mumurikire mwereke ingagi, ariko bush akunda kwita ingagi. Bakururire neza barebe wallahi. Look, reba hano wallahi, hano hantu mwari muhaza ariko hano hantu mwari muhazi cyangwa ni bimwe byanyu? Hano hantu tugenda tubaha ikaze bakaza batugana nta kibazo. mara abantu impungenge. Hano hantu kuhinjira n'ubuntu n'amafaranga cyangwa? Aha hantu kuhinjira n'ubuntu, ni for free gusa. Ni ukuvuga ngo iyo uwo ufite ubushake ikintu ukora ni uko uza kutureba, n'ubundi ni ubuntu. Ku muntu utazi hano hantu wahamurangira gute? Ni ukuvuga ngo ukuntu nahamurangira, iyo uturuka za Kigali, iyo ugeze Bishenyi uba ushigaje nka kilometero nk'ebyiri kugira ngo ubashe kuhagera. Haba hari icyapa cya Centre Kimeza Miryango kiri ku muhanda. Iyo uhageze naho ngaho kabisa uba wahageze kabisa. Rero hano hari utuntu nagiye mbona nshaka ko unganiriza, sibyo bro? Daddy, injiramo hariya uba zumingira ko kantu handitseho ngo ndindi, asobanurire impamvu yako. Kariya kantu kanditseho ngo ndindi gasobanura iki? Ndinde ni ikintu kigari kinini, ntabwo ari ibintu wapfa kwiga none aha ngaha ngo ubashe kubisobanukirwa. Mu ncamake, mu magambo make tu. Mu magambo make mbese ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba yaraje kuri iyi si, noneho ukagira nk'ibintu ukora runaka ukabona ntibiri gukunda, none ugatangira kwibaza ati se njyewe ubundi ndi muntu ki, ndinde? Ni ukuvuga ngo kugira ngo rero ubashe kwimenya, ni uko ubanza ukiyinjiramo wowe ubwawe, ukitekerezaho, noneho iyo ubashije kwitekerezaho ukabasha kwimenya, nibwo ubasha kumenya uwo ari we. Naho mu gihe utabihaye umwanya ntabwo ushobora kumenya uwo ari we, niyo wateka ibere rigashya. Nicyo gisobanuro cya ndindi. Okay, dukomeza hano ku ruhande, wagenda utwereka nyine aha hantu, kuko bana turashaka ko abantu bazajya baza kuhasura bro. Daddy, ngwino umwemerere hano hantu kabisa. Hapo aho hantu hari kuzamo. Hano hantu se aya hantu ni amazi n'iki? Ese kuko mbona kamaze iminota 2 ugiye gufata utuntu twinshi. Wowe kanze ariko hano hantu hakorerwa iki brother?
aha ngaha muri kubona aya ngaya bamwe baraza bakavuga ngo ni ngo by'amapisine, abandi bakavuga ngo ni ibyuzi by'amafi, ariko aha ngaha ntabwo ari ibyuzi by'amafi, ahubwo ni uburyo twashatse kugaragaza, mureka hano hantu ni uburyo twashatse kugaragaza ibintu bijyanye n'umugezi, ku buryo nk'abana bavukira ahantu mu mijyi ntabwo baba bazi ibintu by'imigezi. Ni ukuvuga ngo rero twafashe hariya tuhubaka agasozi, na hariya ni akandi, ni ubusozi butandatu. Noneho hano hagati harimo igikombe, ni ukuvuga ngo hano hasi harimo fose, aya mazi turayacana akajya azamuka akajya amanukamo hano. Ibi ngibi rero mubona ibyo bita amasumo. Uriya mukobwa muri kubona wikoreye ikibindi hariya hejuru, uriya mukobwa mubona hariya haruguru wikoreye ikibindi, yari aje kuvoma muri uyu mugezi. Akaba ari byo nyine bita amasumo. Uriya ukubona ko ni umukobwa mwiza kabisa, yaraje kuvoma muri uyu mugezi. Yaje kuvoma muri uyu mugezi. Kandi wavuze ngo ibi bintu byose bikoreshwa iki? Amabuye. Bikozwe mu mabuye. Amabuye y'aha ngaha, amabuye mukoresha muyakura? Amabuye dukoresha ni amabuye yitwa urugarika, kandi turi mu murenge wa Rugarika, akaba akomoka nyine hariya ku Rugarika, niyo tuza tugatunganya akavamo ibi byose muri kubona. Tugarutse kubereka n'ahandi mutabonye, ariko twabanzamo hano tugasobanura ya bintu, kubera ko ejo twabisobanuye hari umwijima, sizo? Yes. Ngafata aka ka mikoro we usobanure ibintu byose. Murimo cyo bacyita igisabo bacundagamo amata, kandi nacyo gikozwe mu ibuye. Ni igisabo, ngo ni igisabo gikozwe mu mabuye. Izo ni ingoma, iyi ikaba imirishyo. Izi ni ingoma byose bikozwe mu mabuye. Izi ngoma zikozwe mu mabuye. Ntabwo wagiterura. Ibyo babyita imbehe, niyo masahane bariragaho nyine kera. Icyo bacyita igicaniro. Iki ni igicaniro abantu bajyaga bacana, ubundi bakaza nyine bakota mu gihe babaga bafite imbeho bagasusuruka. Uyu muntu muri kubonamo urimo hano yari ari mu bwigunge, niyo mpamvu mubona yari ari mu muriro, ndetse na turiya tubazo tumukikije ni ukubera ibibazo yari afite byari bimukikije. Gifite ubusobanuro bwacyo. Mu magambo makeya ikintu gisobanuye ni umuriro bacanaga kugira ngo abantu ntibagire imbeho, baze kota basusuruke, nyine ya mbeho ishire. Nicyo byashakaga kuvuga. Iyo bayita ishoka cyangwa se indyabiti. Aho ngaho yigize bayituye hasi kubera ko yari ndende, iravunika turongera turayifatanya. Ishoka mu ibuye.
icyo ni igitabo cyo mu ibuye. Uwo ni umubyeyi uteze amasunzu, nawe akozwe mu ibuye yiteze n'urugori, yambaye n'urunigi. Uwo ni umugabo nawe ufite amasunzu. Uwo ni umuryango w'umugore n'umwana n'abana. Iyo ni ishoka ariyo y'indyabiti. Ibyo ni ibirenge biri gukina umupira. Iyo ni inka, nubwo nyine ihembe rindi ryavuyeho. Uwo ni umutima. Byose bikozwe mu mabuye. Ibi bintu ugereranyije biba byatwaye n'amafaranga angahe? Amafaranga byatwaye ni menshi, ntabwo namenya umubare wayo. Ni menshi kabisa. Dukomeje nangaha, Iyi nyambo se ntabwo uyishyiramo? Iyo ni inyambo, ni inka za kera nyine ko zabaga ziteze. Biriya birimo imbere ni sembore baba barashyizemo kugira ngo nyine bigaragaze ubwiza. dukomeje hano bwana ntuhagarara hariya, ugende winjira noneho wivuninga yose. Hano hantu murahabona? Hano hantu bayitaga ibwami, hari iyi ngiyi bayitaga intebe ya kinyarwanda. Ni ukuvuga umwami yabaga yicaye hano. Ubu ngubu ndi umwami wa liva wa liva ndanabiki. Hano bahitaga mu ngoro y'umwami. Hano se hano handitse ngo inkomanizo y'umuryango. Gutya hano niyo nkomanizo y'umuryango. Hano uruhamo rw'umuryango. Hano inkingi ya kanagazi. Iyo umuntu yabaga yakoze nk'amakosa bakamurega ku mwami, ni ukuvuga ngo iyo yazaga akarenga ba bagaragu agakora kuri ya nkingi, ni ukuvuga ngo nyine yabaga akize, nta muntu wabaga yamenye kumukoraho. Ni ukuvuga iyo umuntu yakoraga ikosa akaza agahita akora kuri iyi nkingi, ni ukuvuga ni ikosa ryose yabaga yakoze bahitaga bamubabarira. Cyari kabisa. Hano se harimo iki mo indani? Twinjiremo se? Ni karibu ni ubwa mbere ngeze ubwami. Yo aho ngo fata akora haragaragara hose kabisa ibyo bishushanyo ndani. None se uyu mwami ninde? Kamanze nifotoranye n'uyu mwami. Uyu mwami ninde? Uyu ni umutware witwaga Rwabusisi, wayoboraga hariya muri Kigali. Uyu ni umwami witwaga Rwabusisi. Rwubusisi. Ni ukuvuga yari meya wa Kigali. Urumva nyine muri icyo gihe yari nka mbere. Ese ifoto ye mu mwarayikuye he ba? Iki gishushanyo cy'abantu kiri kuzamo neza. Yari umugore w'umwami. Uyu nguyu se we? Ahangaha ubwo hatarubanga umusore nawe ni handi bitaga mu ngara Kirambi.
uyu musore yari iki? umusore muri kubona aha ngaha yari ingarabakirani, hano niho bitaga mu ngarabakirani, aha ngaha niho iteka ryose yahoraga, niho yariraga, niho yaryamaga, iteka ryose yahoraga nyine ari kurwana, nta muntu ashobora kwinjira hano ibwami atamuhaye uburenganzira, urabona hano umugabo we afite n'imyambi, iteka ryose nyine urabona yapfuye n'umuheto, ni aha ngaha yabaga ari. yabaga ahagaze hano nyine aha ngaha duhagaze, mu kiraro, hano duhagaze niho yabaga ari. niho yabaga ari. Ni ukuvuga ni nta muntu warengaga hano umwami atavuze, Reka reka. byasabaga kumwica ubwo. Ni ukuvuga ngo uyu musore niwe wamuhaga uburenganzira. Cyazi. Aya ni amasuka rero, aba ni abagaragu b'umwami w'inyambo, dadi biri kuzamo. aba ni aho baterekaga amata ari bita ku ruhimbi. Kamufasha gato uyu muryango uzemo. Uyu muryango ngo wakoraga iki? Aba bari abagaragu b'umwami, babaga bari niba baragiye zino nyambo inka. Aya ni amasunzu. Urabona ukuntu abantu ba kera basaga. Reba ukuntu hano hantu hafite look nziza wallahi ya fresh. Aya ni amakamba. Uyu mugabo ninde? Uyu nawe ni umutware wari urimo yinywera itabi. Ni umutware. Harya umutware mu Kinyarwanda bisobanura iki? Bisobanura umwami. Ni ukuvuga uyu nguyu ni umwami. Hano hantu ko handitse ngo mu mbere. Hano ni mu mbere, ni ukuvuga ngo nyine urabona winjiye hano ugeze hano mu nzu, bavuga ko ari muri salo, ariko iyo warengaga kuri iyi ngiyi y'isoni waba ugeze mu mbere. Ni ukuvuga ngo umugore niwe waba wemerewe kunyura aha ngaha, nta muntu waba wemerewe kuhareba. Ntaha rwose. Ni ukuvuga ni hano habaga hari aho umugore gusa, na wundi muntu. Inkingi nayo yitwa inkingi y'isoni. Inkingi y'isoni? Ko harimo ijambo isoni? Oya, njye nsobanurira rwose. Sobanura impamvu hano hantu handitse ngo inkingi y'isoni. Ni ukuvuga ngo nyine iyo bazaga nko kuryama umugabo n'umugore, umugabo yanyuraga hano hirya, noneho umugore yegeraga aha ngaha yahitaga nyine yiyambura agiye kuryama, niyo mpamvu iyi nkingi yitwa inkingi y'isoni. Kumva ko nabyo narinzi, numvagamo nyine ijambo isoni tu. Hano handitse ngo inkingi y'akagege isobanura iki? Inkingi y'akagege nyine urabona kariya kagege kari hariya, niko umwamikazi abikagaho ibikoresho bye, isokozo, inkingi ndetse n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero bya nkingi yabaga ifasheho muri kariya kagege niyo yabaga igafashe. Ubu twabigereranya n'akabati. Hano se ko handitse ngo ivure, hakaba handitse ngo uburiri, ngo urutara, hano handitse ngo mu mirambirizi. Hano naho bashyira amaguru. Hano naho bashyira amaguru. Hariya ivure naho umugore yararaga. Urutara nyine, urutara ni ubwo buriri baryamaga. N'urunguru nyine. Hano hantu nawe ushatse wahiryamira gusa, kuko ni heza. Nta muntu ujya urara hano? Nta muntu ujya urara hano? Kuko umuntu ushaka nawe umuntu yaza akahiryamira. Hano ni heza wallahi. Inkingi y'isoni ngo aha hantu ngo naho ngo umwami ngo yageraga n'iki n'iki. Dadi ngakira komeza. Ahandi hantu dukurikijeho ni hehe brother? Ariko hari ahantu yari yadufunguriye ngo atwereke hari. Nyashaka ko atwereka cutting.
irimo ibintu bijyanye nyine n'imiteguro. Murimo murabona hariya hari igiseke gikozwe mu ibuye, kiriya giseke kirimo ibiseke bitatu. Hari igiseke gipfunduye kirangaye, niyo twakigereranya nk'uko umuntu muba mumubona mu isura ye yose. Noneho hakaba hari n'ikindi giseke kindi cya kabiri nacyo kirangaye ariko cyo kitarangaye cyane. Ni ukuvuga ngo cyo hari ikintu ushobora kubwira inshuti yawe ariko hari n'ibindi bintu udashobora kumubwira. Noneho hakaba n'igiseke cya gatatu aricyo cyitwa kami ka muntu. Ni ukuvuga ngo ibirimo hariya mo imbere ntabwo wabimenya, bimenywa na nyirabyo. Aribyo bajya bavuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Nicyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ibintu byano byose bifite ubusobanuro. Biba bifite ubusobanuro bwabyo. Ndashaka dadi ngwino hano ansobanurire iyi foto. Ngwino ihutire hano. Iyi boro iri kuzamo, sibyo? Iki ngiki ndi kubona ari ikimasa, sibyo? Ni ikimasa kandi ikimasa ni gikamwa, kandi uyu mubyeyi uri kubona ko arimo kugikama n'abana bari kumusaba iki? Amata. Iyi foto isobanura iki? Iyi foto ikintu ishatse gusobanura, urabona ni ikimasa koko, kandi umubyeyi arimo arakama ikimasa, kandi mu muco nta nubwo byemewe ko umugore akama, ntabwo biba byemewe. Noneho we arimo arakama ikimasa kandi n'abana barimo baramusaba amata kugira ngo abe yabahembura. Ni ukuvuga ngo ikintu iyi shusho ishatse kuvuga, ni ukuvuga ko hari igihe twebwe abantu dushakira ibintu aho bitari. Nicyo iyi shusho ishatse kuvuga, ni ugushakira aho ibintu bitari. Iyo shusho iri kuzamo ifashe icyo ndebe n'ibindi. Komeza usobanurire. Ni ukuvuga ngo iyi shusho ishatse kuvuga ko hari igihe umuntu agerageza guhiga ibintu runaka akabona biranga. Buriya impamvu ni uko uba washakiye aho ikintu kitagomba gushakirwa cyangwa se aho ugomba kukibonera. Nicyo bishatse kuvuga. Aya ni amagambo ya Habimana Niyonzima Ndinde. Ni ukuvuga ngo aya magambo ni amagambo y'abantu bitaga yerekeranye n'Imana, afite n'ubusobanuro bw'Imana, ariko umuntu aza kuba ikibazo. Niyo mpamvu umuntu aba yibaza ati se njye ndinde? Ni ukuvuga ngo kwimenya ni ikintu kitari hafi aha ngaha, ni ikintu umuntu aba agomba kwicara agatekerezaho akayungurura, mbese kugira ngo abashe kucyumva bimutwara igihe kinini cyane. Ariko ayo ngayo si amazina y'abantu. Ni amazina y'abantu. Ni amazina y'abantu ya kinyarwanda nyine baga yerekeye ku Mana. Hari ikindi kintu mbonye hano nshaka ko utuganirizaho. Iki kintu ni inkoni, ni inzoka, ni iki kintu? Ni ukuvuga ngo uyu ni umutako ukozwe mu mabuye, ariko nubwo ari umutako ufite ubusobanuro. Reba iriya shusho iri hariya, hariho urumuri n'ibiganza biteze gutya. Ni ukuvuga ngo handitseho ikiri. Ni ukuvuga ngo ikintu bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ni ikiri hose na byose. Nicyo bishatse gusobanura. Ni ukuvuga ngo ni ikiba hose kandi kikabera hose icyarimwe. Nicyo bishatse kuvuga rero. Niba ariko mfite umutwe wumva hari ngo ikiri ngo bisobanuye ngo kuba ahantu hose. Ni ukuvuga ngo ikiri bishatse kuvuga ngo ni ikiri hose na byose na byose. Mbese ni ukuvuga ngo ni urumuri rukwira ahantu hose. Urabizi ikintu cyiza ntabwo
ushobora kukibundikira, ni ukuvuga ngo iyo umucyo uje uvira hose icyarimwe cyangwa se ukagera hose, ikirere ni cyo bishatse kuvuga ko ari ikintu kiri hose, ni ikintu kigari kiri hose. ahandi hantu hariya aho ndabona mu mitaraharanje hariya hariya naho haba haka nuko nyine
tuje noneho umujyi wacu agiye kudusobanurira iri tara impamvu barishyize hano, atubwire uko ryitwa, akamaro ryabaga rifite mu muco nyarwanda. Iri tara muri kubona ahangaha rikozwe mu ibuye, ni ukuvuga ngo usibye iki kirahuri kirimo, naho ahandi hose ni ibuye. Iri tara rero akaba ari itara rya kera ry'ikirahure, baryita koromani. Ni ukuvuga ngo mu muco wa kinyarwanda ikintu ryabaga rivuze, nk'iyo umukobwa kera yajyaga gushyingirwa, iyo atarijyanaga mu birongoranwa ntago rwose yarusohokagamo. Ni ukuvuga ngo bashakishaga ibishoboka byose mpaka iri tara ribonetse, kuko iyo yageraga iwe icyo gihe nta mashanyarazi yari yakaboneka, niryo yakoreshaga mu gihe yabaga yageze mu rwe, niryo bacanaga. Iri tara rero niryo bakoreshaga. Ahangaha bahafunguraga bari kuzamura ikirahure kugira ngo babone ukuntu nyine bakongeza ngo ryake. Ahangaha bahapfunduraga bashyiramo peteroli. Akaba ari itara rya koromani, akaba ari ryo abantu bakoreshaga. Abantu babaga bishoboye nyine nibo baritungaga, naho abatishoboye bo batungaga akatadowa, niko bakoreshaga. Yes my brother, tugeze kuri iki giti dono. Iki giti ngo nicyo bitaga umushubi, yego. Nose iki giti kimaze nk'imyaka ingahe hano? Ko mbona cyuzuye amahwa, ni kirekire cyane, kimaze nk'imyaka ingahe hano? Iki giti kuva cyaterwa kimaze imyaka 7. Niyo mpamvu mureba nyine kimaze kuba igiti kinini cy'inganzamarumbu. Urabona nawe uburyo kireshya n'uburyo kingana n'imyaka gifite, byaba bijyanye rwose. Akaba aricyo bita nyine umushubi. Urabona amahwa gifite, ntabwo wapfa kucyurira uko wiboneye, kiba gifite ubwirinzi bwacyo. Nta n'inyamaswa yajyamo? Reka ntayo. Yaba inzoka yaba iki, kiba gifite ubwirinzi bwacyo. unagiyemo byemerera nabi? Cyabemerera nabi rwose kabisa. None se iki giti mu mateka cyari kivuze iki? Icyo giti mu mateka, urabona hari ikindi giti bita umunyinya. Umunyinya buriya ahantu bawuteye uragenda ugakura, wagera hejuru ugasakara. Iyo usakaye rero, ahantu usakaye usanga kera bakundaga kuzirikamo inka, kuko habaga harimo igicucu, ugasanga inyana niho zibereye, ugasanga inka niho zibyagiye. Urumva rero n'iki nacyo ni ubwoko, ni umuryango umwe wabyo, nacyo urabona ko cyagandaye kandi gifite igicucu. Urabona ko rwose gisa neza, kimeze neza. Dusoza interview yacu, ndashaka nyine ubwire abantu nimero zawe, ahantu bagusanga, n'ibisabwa kugira ngo umuntu aze hano nyine dusoreza show yacu. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ahangaha abantu baza batugana, ni hano urenze Bishenyi gatoya, iyo ugeze ku cyapa cya Centre Kimezamiryango uba wahageze. Ni ukuvuga ngo kwinjira mu kigo cya Kimezamiryango ni ubuntu, mukadusura ni karibu, mujye muza rwose, turabakunda kandi turabishimiye. Nimero rero mwatubonaho nk'abatahazi ni 07 82 130 12. 07 82 130 12. Genda Rwanda uri nziza, humeka amahoro, byiza bigutatse Rwanda, ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize. Genda Rwanda uri nziza, humeka amahoro, byiza bigutatse Rwanda, ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize.
Yes.